umuntu wikunda buri gihe aba yumva yuko ari ukwiriye kuba we ku giti cye. Ibi bintu ni ibyanjye, aya mafaranga ni ayanjye, aka kazi ni akanjye, ibi bintu ni ibyanjye, buri gihe aba afite njye muri we. Rero iyo character yo kuba y'umuntu uri a narcissist ni character, ni behavior mbi cyane. Rimwe na rimwe buba ari uburwayi, tuzagenda tubiganira mu bindi biganiro, ariko buba ari uburwayi wowe udashobora no kumenya yuko ubwo burwayi bufite, cyangwa utanamenye yuko uriya muntu abufite, ariko ugasanga ni uburwayi bukomeye cyane. Muraho, nongeye kubakira kuri YouTube channel yacu ya Kira. Harashize iminsi tutari kumwe, ariko ndishimye cyane yuko twongeye kuba turi kumwe uyu munsi. Ndashimira kwizera kuri kamera, uburyo tubana kadufasha kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugira ngo bibeho. Rero nkuko mubizi, intego yacu ni imwe, ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo, ni ukugira ngo duhane imbaraga, ni ukugira ngo duhane icyizere, ibyiringiro by'ubuzima, kugira ngo tubeho ubuzima twishimye. Nkuko tubizi, ubuzima bwacu burakakaye cyane, ubuzima bwacu bufite ibintu byinshi cyane, ama ups and down, tujya hasi tujya hejuru, ariko ni ingenzi cyane yuko umuntu afata umwanya akavuga okay, reka nige ni gute nakosora ibi bintu kugira ngo ukunde ubeho ubuzima wishimye. Rero hari ikiganiro twakoze ubushize, twavugaga ku bijyanye na fake friends, cyangwa se inshuti zitari za nyazo, cyangwa inshuti zikubeshya. Hanyuma abantu baratubwira ati ni gute mwaganira, ni gute mwabivugaho kugira ngo mu by'ukuri tubashe kumenya ni bande dukorana, ni bande tubana, ni bande tugendana. Rero uyu munsi ndagira ngo tuvugiye ku kintu kimwe gikomeye cyane, ku kintu ni indwara yitwa narcissism. Noneho umuntu ufite iyo ndwara akaba ushobora kumwita a narcissist. Rero akaba ari indwara ikomeye cyane. Iyo ndwara muzajya mwumva ngo abantu baba narcissist, ubanza mu Gifaransa, hanyuma mu Cyongereza urumva ni narcissist. Abo bantu rero ndagira ngo tuvuge kuri uwo muntu ufite ubwo burwayi. Ubwo burwayi ni uburwayi bubi cyane, ni uburwayi bumunga umuntu, ni uburwayi butuma umuntu agira izi character ngiye kukubwira. Icya mbere, umuntu w'umu narcissist cyangwa se afite icyo kibazo cya narcissism, cyangwa se disorder ya behavior yiwe iteza icyo kibazo cyo kuba a narcissist, ni ikintu gikomeye cyane, aho uwo muntu ufite icyo kibazo arangwa n'ibintu bigera mu bintu bitandatu. Ikintu cya mbere kimuranga nuko niba abantu bakunda kugira kwikunda bo ubwabo. Muzababona abo bantu, uwo muntu akumva buri gihe atashaka kuvuga ngo ni njyewe. Ndagira ngo rero abo bantu ni abantu bo kwitondera cyane, kuko iyo ubana nawe buri gihe nta cyiza na kimwe ushobora kumukuraho, kuko abo bantu ni babi. Uretse Imana yo kubahindura, cyangwa se akaba yakumva kino kiganiro agahinduka, ariko aba ari umuntu vraiment ufite comportement mbi idashobora gutuma mubana nawe neza. Urumva, umuntu wikunda buri gihe aba yumva yuko ari ukwiriye kuba we ku giti cye. Ibi bintu ni ibyanjye, aya mafaranga ni ayanjye, aka kazi ni akanjye, ibi bintu ni ibyanjye, buri gihe aba afite njye muri we. Uwo muntu rero ni character mbi cyane. Ikindi cya kabiri, uwo muntu aba afite ikintu cyo ku blaming others. Buri gihe avuga yuko hari abandi bakoze amakosa. Tuvuge nk'ubu ngubu mwagiye mujya ahantu mugira ikibazo, murangije bakavuga ati se ninde wakoze aya makosa. Urumva, mu buzima hari ukuntu ushobora kubaho ukavuga uti okay, ibi bibazo twakoze reka tubisangire, aya makosa twakoze reka tuyasangire. Ariko uriya muntu we ukuntu abayeho, we arahita avuga ngo ni wowe. Ni ukuvuga ngo buri gihe atunga intoki abandi, ariko we atireba ku giti cye. So abo bantu rero uzababona, icya mbere arikunda, icya kabiri agashinja abandi. Buri gihe abandi nibo bakoze amakosa. Uwo muntu rero ni umuntu ufite character mbi, utagomba kugira a friend, kuko uwo muntu afite icyo kintu, afite uburwayi, afite uko kuntu ari a narcissist. Ikindi kintu gikomeye uwo muntu kimuranga nuko
buri gihe iyo ari we wenyine cyangwa muri kumwe abashaka inyungu ziwe, ni ukuvuga ngo ntabwo agira impuhwe z'abandi. Wowe ashobora kumukeneye ikintu yarangiza akavuga ati sasa nagize ikibazo muri terme nakubiswe nabuze amafaranga. Uwo muntu we araza kukubwira ati no ntayo mfite, ariko we naramuka agize ikibazo wazaguhamagara kubwira ati ko nagize ikibazo ushobora kumfasha. Ni ukuvuga ngo buri gihe abashaka kwakira, ariko we ntabwo ashaka gutanga. Ni ukuvuga ngo ntagira empathy muri we, nta mpuhwe agira. Ni ukuvuga niba wagize ibyago wabigize, ariko niba wagize ibyishimo ubwo murishimana, ariko nihaza ikibazo tuvuge nk'ubu muri party murishimye, polisi iraje iravuze ati ese ninde yatangije bino bintu, ndavuga ngo niwe wabikoze. Urabona, so ni umuntu mu by'ukuri buri gihe uba ushaka kugira ngo ablaming abandi, avuge yuko abandi aribo bakoze amakosa, abashaka kugira ngo abantu bose ibintu byiwe biziwe, kandi ntagire impuhwe na nke muri we. Uwo muntu rero ntabwo ushobora kumugira inshuti. Ikindi, uwo muntu agira ikintu cyitwa ikintu cy'uburyarya muri we. Ni ukuvuga ngo umuntu w'indyarya ni umuntu ashobora kukubeshya akagukunda, ariko mu by'ukuri atagukunda. Uwo muntu rero aba afite ubwo burwayi bukomeye. Icyo gihe iyo ukomeje kuba inshuti nawe ukabana nawe, wisanga ari hahandi amusanga yaragushyize ahantu mu rwobo, yaragushyize ahantu wowe udashobora kwikura, kubera akwereka uburyarya. Ni wa muntu mushobora kuba muri kumwe akavuga ati uwo muntu sasa rero turamukeneye, yakoze amakosa ya naya mwari musanzwe mubana, ariko ukisanga mugize gute, ukisanga wa muntu ntago bikubwiye. Ni ukuvuga ngo aba afite uburyarya muri we. Rero uwo muntu ufite ubwo buryarya bwo kumva yuko wowe nta kintu uvuze imbere ye, wowe uri inshuti ariko warabizi muri we ko atari inshuti, uwo muntu ntabwo ukwiriye kubana nawe. Rero iyo character yo kuba y'umuntu uri a narcissist ni character, ni behavior mbi cyane. Rimwe na rimwe buba ari uburwayi, tuzagenda tubiganira mu bindi biganiro, ariko buba ari uburwayi wowe udashobora no kumenya yuko ubwo burwayi bufite, cyangwa utanamenye yuko uriya muntu abufite, ariko ugasanga ni uburwayi bukomeye cyane. Ikindi kintu uriya muntu agira, buri gihe abashaka yuko abantu bamuprezinga, abantu bamushima. Ni ukuvuga ngo niba muri kumwe ntumubwire ngo yo wambaye neza, urasa neza, n'umunsi none iyi myenda wayiguze. Icyo gihe you are no longer he or her friend. Kubera iki? Kubera yuko buri gihe akeneye guhora ashimwa buri gihe, ariko we ntabwo azagushima. Wazajya kubwira ati ariko se wagiye ugura imyenda ahantu heza, wagiye urabona iki kintu wambaye, urabona iyo tisi wambaye. Kubera iki? Kubera ko muri we afite iyo mentality yuko we akwiriye kuba praised, akwiriye gushimwa, ariko we ntabwo ashima abandi. Rero niba ufite iyo nshuti imeze gutyo, ifite ubwo burwayi, umubwire aze akurikire kino kiganiro kugira ngo abashe kugira ngo yige, amenye uburyo yava muri iyo behavior, cyangwa se muri izo behaviors afite zo kugira ngo amere gutyo. Ariko niba ufite uwo muntu ubona ziriya character zose nakubwiye, ziriya characteristics z'uwo muntu w'umuntu narcissist, ukaba ufite umuntu uteye utyo, uwo muntu utangire umugendere gakeya, ahubwo umugira inama yuko yaza agakurikira bimwe mu biganiro byacu dufite hano kurikira, kugira ngo abashe kugira ngo amenye neza uburyo yahinduka. Kuko ubuzima buhita bugorana, ubuzima usanga bubaye bubi, usanga uwo muntu mu by'ukuri akora ibintu sosiyete yose ugasanga yaramwanze, kandi mu by'ukuri muri we atanazi yuko ibyo bintu abikora. So rero niba ufite umuntu umeze gutyo, reka tumugire inama, tumwegere, ukore diagnosis cyangwa se ukore analysis yawe yo kugira ngo urebe ese ziriya nshuti zawe hari umeze gutyo. Kubera yuko kimwe mbere yuko nsoza kino kiganiro, iyo uwo muntu mumaze gutandukana, buri gihe ikintu kiranga uwo muntu akenshi utaha wumva utishimye, utaha wumva hari ikintu wabuze, utaha wumva hari akantu kavuye muri wowe, utaha wumva hari umunezero wabuze muri wowe. Rero niba hari ufite, umubwire yuko akwiriye kwiga agahinduka, kuko ni uburwayi. Ashobora kuba atari we yabyizaniye, ariko ari uburwayi bujyanye na emotions, bujyanye na behavior, bujyanye n'imitekerereze ya muntu mu mutwe. Mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro. Kugira ngo tujye dukomeza tubana, ndagira ngo masabe mukore subscribe, naho hasi murabizi abakurikira iyi channel, ndabizi yuko mwese muri abantu babizi. Rero mukore subscribe kugira ngo
ibiganiro byacu bigiye bibageraho, mujye mudukurikira kugira ngo tubashe kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi. Mwakoze cyane kubana natwe.